ndahari ni umukobwa wanjye narimo mugejeje ubwenge nakigendera wita ngo ndashaka kutavugana suko nta soni waba ufite ubwo Oui. Njira ntabwo wakinze. Umeze bite? Meze neza. Komera cyane. Ubu njye ntabwo nayobyera kuko hari umuntu tuje tuvugana kuri telefone ambwira ngo atuye muri iki gipangu. Umukobwa dukorana ku kazi yitwa Jessica. Okay, nakore. Cyane hano. Mbwire ko nahageze. Mbwire ko Lavi yahageze. Yitwa Lavi. Yego. Mukorebe. Sawa, murakoze. Okay. reba kuza amanywa y'ihangu abantu babareba ese ubona ko nawe yasinze ukaba uri muzima byagenze ute twajyanye ariko twamwerera ubwo se uvuze iki twajyanye ariko ntitwamwerera ubwo se wajyana n'umuntu ntimumwerere hamwe kandi mukaba mugarukanye mwajyanye ubwo ntimwamwerere hamwe gute nimba twagize njya kandi mugaciraguramo bizire Lavi nyine ibonemo ikaze muri uru rugo nyine hafate nk'iwanyu. Sha Jessica kabisa bana munsi nk'uyu nguyu kabisa igihe gike nari nitegereje bya hatari. Sike kuva twahura bwa mbere ugeze hano mu rugo tu. Sha nari nitegereje igihe ngiki pe. Gusa arumeze neza ariko. Ya nari meze neza tu. Birimo biragenda kabisa. Birimo biragenda cyane se ubundi kuri kumbaza nka tudaherukana kandi ejo twari turi kumwe mu kazi. Biriya byo mu kazi nyine nawe urumva iyo turi mu kazi nyine hari ukuntu nyine umuntu aba atabona ukuntu avugisha undi neza ariko gusa niyo mpamvu nyine nafashe umwanya avuga ntereka nze nkurebe tugira ibyo twiganirira nyine tu wakoze kuza kudusura ariko mwari muri kumwe n'isuku uvuga ngo ntimwajyanye ngo mwajyanye ariko ntimwanywerera n'abandi barasabana kandi sinari kumubuza so ni kuvuga kuri best we ubwo uri best we ku buryo yajya wajya n'umuntu ukamugeza aho mugiye mukamwe akaborerwa kuri iyo uri inshuti yiwe ukamugarura umurandase wowe uri muzima ubwo nimba huye n'abandi bahungu bagaterekana mwari ko byivangamo kweli gusa ukaba uri inshuti y'inyabaki ko ntabwo namubuza kwisanzura kuko njye ni best isanzwe ese ubundi kamanze nkubaze ubona kino gihugu ko yari mwege ejo hazaza h'iki gihugu ngo mubona ejo hazaza hanyu ari he ejo hazaza hacu hazaba hameze gute niba ari mwege mwakagombye kuba muzaba muri mbese muri indorerezi zacu ariko uriya kuntu muba mumeze urabona imbere hacu hazaba hameze gute gusinda bivangamo iki wowe kutarasinda ubujije ko ukiri aha ngaha utarashaka mu mahanga se waba gute nkande ni bana n'ababyeyi bimeze bite ya ntabwo ari muri famille yanjye ahubwo hano muba nyine nk'ubufasha mba ndi gutanga kuko abana baba hano nyine ababyeyi babo barapfuye basigarana na nyirarume yego kandi nyine nyirarume babo twariganye kandi aba hanze nyine ntabwo aba mu Rwanda ahise nsaba ubufasha ngo nze musigariye ku rugo nyine nyirarume wabo aba hanze afite umuryango hanze se cyangwa mva aho ngaho waba ngoye kuko ntabwo mbizi cyane ntabwo tujya tuvugana cyane pe ntawamenya nk'iki urumva nyine mwariganye agusaba ubufasha urabutanga siko numva bitinze oya ntabwo mbitinzeho gusa rero uriya ni umushyitsi wanjye twiganye kera ntabwo ibyo bintu utekereje ntabwo ari byo tu uriya ni inshuti yanjye yampaye ubufasha nanjye ku ishuri rero ntabwo ari gusaba serivisi ngo nyimwime buriya rero hari ukuntu
kuriya tuba turi kumwe mu kazi uza muri ofisi yanjye kunsa wenda nk'ubufasha uburyo rero wagombye kunsubiza kubikurikije ibyo muba murimo kuba ntarashaka ngo ntasinze gusinda se niwo muco mwese ko muri gusinda mu maziki ko se bakabira bakagiyemo na ubwo kumva ari ryo jambo wagombye kunsubiza ngo sinzi ngo ntabwo ndashaka gushaka kumva aricyo kibazo gikomeye kurusha uko mumeze simwe twakarebeho simwe bakuru kuturusha nimba utarashaka bazashaka gute kandi ari muri umuntu wawe ubwo urabona ubundi si ubwo wowe ushatse urabona wawe umariye icyurugo niba umeze gutya kurutwa nanjye wibereye ahangaha nta mugabo ntari warutunga wirirwa usinda gutyo uza urandasa abantu mu gitondo cya kare abantu kujya kubona bakabona ufashe utaha mu gitondo aba namutahanye ese ubundi bamutahanye wowe muvanye kuri va mwajyanye ntimwasangiye muhuriye mu muhanda mwahuriye mu kabari byagenze ute twataramye yandusha urugwiro muri ofisi nani se ubwo bihuriye nyine uretse ubwire donc kuriya uza muri ofisi yanjye uje nko wenda hari utuntu tumwe na tumwe tw'ududokima nshobora kuba nagufasha hari ukuntu buriya navuze nti ko byagenda kose ndashaka umwanya nze tuvugane nze gusura tuganire none waje rero tugiye kuganira tugiye kuganira kabisa ko buriya hari ukuntu nyine ageze gutya kabisa navugane ya donc turiya tuntu twose uza mfasha gutya nyine twatumaga nkubona ukundi kuntu mbona ukundi kuntu cyangwa ufata ukundi kuntu ntabwo ndi kubyumva neza nsobanurira buriya hari ukuntu nkureba uje muri ofisi nyine uburyo utambuka uburyo uteye kabisa uteye neza cyane rwose kabisa usa neza pe none hari ukuntu ujya useka bikankuramo kabisa utwo twose rero nitwo nyine tuba attraction kuri njyewe tukansunikira kugusanga cyane nizere ko nakubangamiye nyine tu ntabwo bambangamiye kandi ntariwe kabisa nta kibazo umve ko ntariwe pe by the way gususeka neza harakoze urumva tutagiye guca kure nk'abantu bakuru Jessica uri umuntu mukuru nawe jya ureka kuba umwana hari ukuntu nyine njye byatumye numva nkukunze mukuntu nkunze ndabya aho hantu ugeze ntabwo ari sawa ese ubundi bibanza ngo ikote ryari yagiye ajyanye ikote yajyanye riri ko mbona aje yambaye ubusa noneho ubwo yabwambaye koko ushobora kuba yaritaye kuri kontwari naryo yabaye icupa none se bari bakunda babyina ntabwo babyina wambaye ikote ntabwo bibaho wowe se wari umumara iki ko mwagiye mujyanye tutarifashe ngo rigarure nese iyo urigarura ntimwajyanye icyo wamfanze nagenda umukobwa wabo cyakoze reka maze mubwize ukuri mva murananiranye pe kuko ntabwo nabona n'ukuntu mbivuga ko musigaye mutera abantu iseseme pe ku buryo izi saha mu gitondo saa 5 saa 4 nibwo mwebwe mutashye abandi nibwo batangiye imirimo mwe nibwo muje kuryama kuko njyewe mfata n'inshuti yanjye tubifasha mu kazi nyine ari ikintu cyari byananiye muri ofisi akanagenda nkaza ukamfasha so rero kuza ibintu byo gukundana pe ntabwo none nahita mbijyamo nabanza kuza kukikuramo nyine nk'umuntu dukorana mu kazi kuko niko nagufataga nk'inshuti yanjye yo mu kazi tu Jessica we hari ikintu utazi nyine utwo tuntu twose wagiye ukora uza muri ofisi mfasha gutya agira gutya utwo tuntu rero nitwo twatumye nyine njye ntangira kukwiyumva mu kundi kuntu byatumye numva ngiye mukunze pe none nawe nihuse ibyo bintu bisaba kubanza kubitekerezaho kuko guhita nifata nkajya mu rukundo nari nagufataga nk'inshuti yanjye byane ibintu byangora cyane cyangwa nawe shawa cyangwa wikundira uriya munyamahanga wibera mu mahanga kujya uriya n'umufurende wanjye ku ishuri ni umufurende wawe ku ishuri ariko gusa ntacyo ntawamenya bagiye nyine impamvu
impamvu nanjye mufata nk'inshuti yanjye ntabwo ibyo bintu byo mbirimo hari byinshi yafashije ku ishuri rero ntabwo ari kunsaba serivisi ngo nyange ariko ibyo bintu bindi dutekereje ntabwo ari byo pe cyo reka dutegereze turebe ngo ni ibiki gusa kiko niko kuri kwanjye kandi urumva nyine akari ku mutima gasesekara ku munwa kame ntabwo nareka ko ntabwo nabiguhisha muri makeya njye nuko bimeze tu kinara kwikundiye gusa nyine urantunguye tu ntabwo ariko nabyumvaga njyewe murarwa ntambi muri mu kahe kazi ariko akazi gakorwa ku manywa none mwemeje kuryama isaha z'akazi ngo muryame tukagiyemo ukajyamo umeze gutya ndabona wari muzemo ndi mutaraga ariko buriya ushatse washaka kuga umwanya murumuna wawe wenda byatuma ugabanya mva mbese muri kumva nawe rero uravuze mva mbwira ahangaha niba ari ubwo bwa mutangiye kunzanaho mara buri ushatse hari icyo byakumarira bimarira si iki mbasohoka hanze ntuzanagaruka kandi bari ubwo bwa mutangiye kuzana ushatse bavuze ko nyiri urugo yapfuye ntabwo ari wowe umwishe ntabwo ari wowe umwishe ubwo bwaba ari wowe bukuzanye hano ubonye bitanavamo wambwira nkagushakira burya ndi umuntu w'umukomisiyoneri banza wishakire ko nawe ndabona utorohewe gusa nizere ko wumva utuje nta bindi kandi ukuntu uzakomeza wisanzure kuza muri ofisi yanjye nta kibazo umve ko ari ibisanzwe ni cyiza cyambuza ko kwisanzura ntacyo rwose kabisa gusa nyine uko kugenda unyisanzura nyine nk'uko nabikubwiye nyine tuntu dutuma none ushatse kuvuga ko ngo nzabigabanya oya umva nawe ahubwo uzabyongere cyane kugira ngo nanjye bikomeze byiyongere cyane ngukunde ubwo se iki se nese ravi akabazo k'amatsiko ese ravi nka buriya kumbwiye ko nkunda biramutse bibaye ngombwa wenda njye sinkukunde twakomeza tukibera inshuti nta kibazo kabisa nyine ese ko byose ko bishoboka agusoseka neza nta ukuntu useka kabisa nk'uko rwose gusa ntugire ikibazo nyine twakomeza tukibera inshuti gusa nyine ntabwo ndabizi ntabwo byabura nyine uko twazagenda dukomeza twegerana byazageraho bigakunda kandi umva bifitiye icyizere icyizere ngenda gihorana n'ubundi ko ntaho mwaye se nanjye kumbizi abo basigaye bavuga ibintu haba yaworewe umva muko haguruka ujye kuryama ahangaha ntabwo ari mu cyumba cy'abasinzi byuka gira vuba manuka byuka ujya kuryama hano ntabwo ari ugomba kuryama hano muri saro we byuka gira vuba ihute icupa ryanjye amanuka haguruka ibyo by'amacupa urabivuga nyuma nawe ntubishoboye shyira hasi ibi ntabwo ari ko kazi ntabwo ari ntubishoboye ngo amacupa haguruka ibyo haguruka nturemereye rutese mwamwanyweye ibyondo cyakoze ntabwo uri umusore mu bito gusa nyine no kubisengera ntawamenya ni cya cyizere se ko utangiye kukijyana kure ntabwo ari kukijyana kure urumva ubundi ngiye bitewe n'ukuntu nkunda no gusenga nyine utuntu twanjye twose mushyira mu mana ko ntarakunda ujya gusenga buri munsi uba uri mu kazi ujya gusenga njya gusenga nzaze nkubwire ngo ngiye gusenga none usengera nturasiba mu kazi gusenga reka buriya aho umuntu ari hose yanasenga gusa ibyo reka tunabyiyorere gusa ibyo nkubwiye niko kuri kabisa usa neza it's so beautiful nizere ko nabangamye nta kubangama kandi njye niko kuri kwanjye ndi kuguha njye ndi kuguhe ibyo ndi kureba nyine
uko gusa ariko wakundi bavuga ngo amaso araryindi kaburara. babijya mbabarira reke kunsetsa gusa nyine nanjye ndagushima kubw'ubufasha bwose ukomeza kumpa muri ofisi tu. Yego kandi bizanakomeza n'ubundi urumva nzakomeza ngo ubufasha uko mbishoboye tu. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a